Hallelujah. Hallelujah. Ikintu cya mbere nshima Imana nuko inshoboje guhagarara aha ngaha. First of all, I thank God to be able to stand here. Nabishatse guhera kera ariko ubwoba bukambana ubwoba. So I praised this for a long time ago, but I was caught by fear. Ariko ndashima Imana ko inshoboje. But I thank God finally makes it to happen. Kuko Satani nawe ari ukuntu agerageza kugira ngo akubuze mpaka. Because Satan also disturbs until you fail. Kuko nari nafashe umwanzuro ko ngomba gushima n'umutima wanjye nabyemeje ko ngomba gushima. But today I have come with this determination that I will testify to the church. Ariko ikintu cyabayeho mu gitondo nabyutse. But something happened in the morning. Mbyutse nsanga telefone yanjye yashizemo umuriro. And my phone, my battery was off. Sharijeri yapfuye, ndavuga se ndagenda gute ko ngomba gushima ndava mu rugo gute. And then I said, how am I going if I have no way? Ako ndashima Imana ko nabashije gusobanukirwa ko ariyo ya mbere, kuko umutima nari nagiye kwose mbireke. Actually, in my heart I was telling myself, what if I stop to not attend the church? Ako ndashima Imana ko yemeye ko nza. Navuze iti ninshaka mbure sharijeri, ninshaka bigende gute, ako ngomba kugenda uyu munsi. So I decided whether I face this challenge, I must go to the church. Ndashima Imana ku bw'agakiza kubone yampaye. I first of all thank God for the free salvation. Kuko hashize igihe kinini nakira agakiza. It has been a long time since I received the salvation. Ariko mu kukakira nago nabibayemo seriye, nago nabifashe nyine nk'ibintu byanjye. But to receive salvation, I didn't take it very serious. So ndashima Imana ko yamuje n'inshuti imbere y'umugisha. I thank God that He connected me with a friend, and this friend became a blessing to me. Kuko hari igitabo yampaye cyitwa ubuzima bufite intego. He gave me a book. Icyo gitabo cyaramfashije kubera ko kigisha ukuntu umukristo agomba kubaho, ko ugomba kubaho unezeza Imana gusa. So this book taught me something that a Christian must live like this. Sinabashaga no gusoma Bibiliya, nasoma mumva birambowe nkabikora uyu munsi nabyemeje ejo bikananira. So I used to try to read the Bible, then I could make it today, but tomorrow I failed. Ako ndashima Imana ko muri iyi minsi ndabibona ko ari ikintu cyahindutse. But these days some changes have happened. Kandi ndayishimira ko ikomeje kunshoboza muri byose. And I thank God that He is giving me the power. Ikindi kintu nshimira Imana, nari narahize umuhigo. And the other thing is the pledge I made. Nahize umuhigo yuko niga mu wa gatandatu secondaire, nahize umuhigo ko Imana nimfasha nkatsinda nzajya kwishimira imbere y'itorero. So the pledge was when I was in senior 6, I said, if God helped me to pass the exam, I will go to the church, in the front of the church, and I thank God. Ndashima Imana ko yabikoze. So I am now thankful that God helped me in that. Ndabishimira kandi ko inshoboje no kwigura umuhigo ko hashize igihe kinini pe. So and I thank God that he finally helps me to give testimony to the congregation, because this pledge has been for a long time. Ikindi nshimira Imana nuko yampaye umugisha wo kwiga. And the other thing, God blessed me to study. Ngeze muri A-level ubushobozi nyine bwarabuze, papa aravuga ngo ntabwo tugomba kongera kwiga, nyine tugomba guhagarara. So and when I reached in the advanced level, our father said, now you are going to stop because no financial ability. Ako ndashima Imana ko
itadukojeje isoni, yemeye ko dukomeza tukiga. But I thank God that finally God helped until we continued our studies. Kandi ndayishimira ko nubwo nyine narashoje numva ko birangiriye aho, ntiba byari byanze ko niga A-level, numva ko bitashoboka ko niga kaminuza. And then I thought maybe it will be a problem to continue in university. Ariko ndashima Imana ko n'ubu ngubu ndi muri kaminuza. But I'm still thankful to God that I am in university. Nabonaga ko bidashoboka ariko Imana ni umubyeyi. So I saw it was impossible, but God is the parent. Ikindi nshimira Imana, The other thing, ndashimira Imana ko papa wanjye hari ibibazo yahuye nabyo. my father faced a lot of challenges. Asa nk'umuntu warwaye depression. He seems as a depression patient. Noneho akazajya anywa inzoga nyinshi cyane. And he used to take much alcohol. Wasangaga yasinze umunsi wose. So you could see him drunkard the whole day. Ariko ndashima Imana ko yamukijije. But I thank God that he saved him. Ngiye nabonaga bidashoboka, numvaga nyine byararangiye tugomba kumwakira ariko uko bimeze. I thought it was impossible for him to become normal, and I decided that we can receive him as he is. Ako ndashima Imana nyine ko yumva gusenga kwacu. But I thank God that he hears our prayers. Kandi icyo nshima Imana cyane nuko ubu ngubu, And the other thing, ubu ngubu nyine yaratashye, ntago akiri kumwe natwe. So far he passed away. Ako icyo nshima Imana nuko yatashye akijijwe. But I thank God that he died after he got salvation. Yarahindutse. And he was no longer the former one. Iryo nishimwe sinzi nashaka kubishima cyane kuko byarandenze. Actually, this is a very big testimony because it is beyond my ability. Ahandi ndashimana ko ikomeza kutubera umubyeyi muri byose. And I'm thankful to God that he is always a father. Imana icyubahiro.